Data turagushima mu izina rya Yesu Kristo ku munsi waduhaye kuba imbere yawe kugira ngo umwami tukomeze kwigishwa nawe ndetse no gushaka mu maso hawe ko tubwiye ko dukwiye gusenga iminsi yose kugira ngo tuhabwe imbaraga zo guhagarara imbere yawe tudatsinzwe n'uburiganya bw'amani Satani kandi duhagarare ku munsi mubi. Iyi minsi rero ni mibi, niyo mpamvu tukwiye gukoresha intwaro zawe zose tubashe kunesha imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ikuzimu, kubera yuko abo turwana nabo si abantu, si inyama n'amaraso, ni kuri ijambo ritubwira. Kandi Bibiliya ntabwo ihisha ko badakomeye, kuko Imana wabahaye imbaraga nabo, ariko izawe nta karimbi zigira. Izidukoreramo ni nyinshi, ntabwo zagereranywa n'izikorera mu badayimoni. Imbaraga zawe wakoresheje mu kuzura Yesu wapfuye nizo wasutse mu itorero, nizo zidukoreramo, ntabwo zifite akarimbi. Mu izina rya Yesu turashinguye akarimbi kose k'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, turi mu muryango wawe, turawigaho kugira ngo biturememo mwami ibitekerezo bihanitse byo mu ijuru, byo mu bwami bw'ijuru. Nitwirebe uko isi tureba, twirebe uko tureba. Twumvise ko Marayika Gaburiyeli yatumwe kuri Daniyeli aramusuhuza ngo umugabo ukundwa cyane, kubera ko mu ijuru niko bamuzi, niko bamubona, niko bamufataga, kandi nawe ari muri abo b'umuryango uri mu ijuru kuko yamaze kurangiza urugendo. Mu izina rya Yesu, amen, amen. Heburayo 12 mwumvise ngo nimwegereye uriya musozi Siyoni wo mu isi unyeganyezwa, niko batangiye kutubwira kugira ngo babyumve neza. Utangiye ku murongo wa 18 ukomeze ugere kuri ya murongo wa 24. Imwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo, abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati, mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, arirwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose, mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha Abeli. Amen. Ibi rero ntabwo ari ibintu gusa bizaba, ni ibintu turimo. Niyo mpamvu bakorera inshinga mwegereye, ntibavuze ngo muzegera. Iyo tumaze kuvuka mu bwami bw'Imana cyangwa mu muryango w'Imana, tubaye umwe n'aba tumaze kuvuga. Ba mbere bavuze ko twebwe Abisirayeli, ubwoko bw'Imana bwo mu isi, begereye umusozi wo mu isi. Ibyari birakoreka kuri uwo musozi byabateye ubwoba, wa musozi Sinayi, kugeza aho batinya. Ariko twebwe umusozi twegereye mu buryo bw'umwuka ntabwo udutinyisha. Niyo mpamvu batubwira ngo mwegere intebe y'ubuntu y'Imana mudatinya. Bo baratinyaga kandi byumvikanaga, kuko ibyo babonaga byari biteye ubwoba. Amen.
ariko twebwe ntabwo dufite gutinya, kubera yuko tutegera umusozi wo muri iyi si wari utinyishije, twegera umusozi Siyoni wo mu ijuru, aho Imana ifite ururembo rwitwa Yerusalemu mu ijuru. Mu bisanzwe nitwe twagatinya, kubera ko twegereye ibintu nyabyo, presence y'Imana ubwayo. Ariko ku bwa Yesu igitinyiro icyari gutuma dutinya, duhinda imishitsi, cyavuyeho, kubera yuko Imana itureba uko ireba Yesu. Imana yabwo icyubahiro. Bariya Abaheburayo hari igisika hagati yabo n'Imana, na nibyo mpamvu bubatse ubuturo bwera. Noneho ubuturo bwera bagashyiraho intambwe zo kwegera Imana. Hari igikari, hari igicaniro cy'ibitambo, hari ikarabiro, hari ahera cyane. Iriya tabernacle cyangwa ya buturo bwo mu butayu bugaragariza Umuheburayo yuko adashobora kwegera Imana, kubera yuko Imana ni yera nawe ari kure. Nubwo yatangaga ibitambo ngo abarirwe ibyaha, ariko ngo ibyaha byaratwikirwaga, ntabwo byezwaga n'ariya amaraso y'ibitambo. Byaratwikirwaga bitegereje igitambo rukumbi Imana izishimira cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ubona batinyaga. Ariko Yesu amaze kuza, ziriya ntambwe zose zarimitaga Umuheburayo, Yesu Kristo kuri twe yaridukuriyeho, kuko yinjiye ahera, yicara iburyo bw'Imana, aduhindukira umutambyi mukuru. Kandi baratubwira natwe yuko iyo tumaze kwizera Yesu Kristo, binyuze muri we, turinjira ahera. Wabibise? Ibyo rero ukiye kubimenya, ukamenya buriya buturo icyo busobanura, none ukabimenya ku Muheburayo busobanura iki, kuri twebwe muri Kristo busobanura iki. Hano kuva niyo batubwira iby'uwo musozi, impamvu wabahindishije umushitsi. Amen. Hariya kuva 20, amen, barabitubwira hano. Duhere ku murongo wa 18 tugeze ku murongo 21. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi. Babibonye bahinda imishyitsi, bahagarara kure. Babwira Mose bati, bari wowe utubwira, niho turi bwumve, ariko Imana yo kutubwira tudapfa. Mose abwira abantu ati, nimuhumure, ko Imana izanywe no kubagerageza, no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhore imbere yanyu, mudakora ibyaha. Abantu bahagarara kure, Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Amen. Abantu begereye hafi, begereye kure. Kure y'iki? Kure y'umusozi, yego, kure ya presence y'Imana. Ariko twebwe ku bwa Kristo ntabwo twe turi kure, kuko batubwiye twebwe twaregereye. Amen. Ku bwa Yesu Kristo ibyari kudutinyisha Yesu yarabirangije. None
nidusubira rero mu baheburayo, amen, ngo vous vous êtes approché de la montagne de Sion, ngo twegereye umusozi Siyoni. Icya mbere twegereye umusozi Siyoni. Iyo tuvutse bwa kabiri tukavuka mu muryango w'Imana, amen, haleluya. Urumva yuko kubera yuko hagati yacu twe mu muryango w'Imana mu isi n'umuryango w'Imana mu ijuru na espace na temps iriho, tuba tumeze nk'abari hamwe. Ni ukuvuga ngo rero twebwe tuba twegeye umusozi Siyoni wo mu ijuru. Bariya begereye Sinayi, n'ubu Sinayi irahari hari, amen. Egypte ivuga ko ari yayo Sinayi. Iriya Sinayi yo mu isi niyo begereye. Twe twegereye umusozi Siyoni wo mu ijuru. Icya kabiri, twegereye ururembo rw'Imana nzima, Yerusalemu yo mu ijuru. Twegereye ururembo rw'Imana nzima. Apana tuzarwegera, twararwegereye, kuko turi mu muryango w'Imana. Twegereye ururembo rw'Imana nzima, Yerusalemu yo mu ijuru. Ariko amaso yawe ntabwo abona urwegera, kubera yuko birasaba ko iri jambo ry'Imana riguha revelation, rigufungura ubwenge bw'umwuka n'amaso yo mu mwuka. Iyo dusenga rero ukwiye kwibona muri ubu buryo, ukwiye kwibona ko wowe uri mu rurembo rwo mu ijuru, ari umusozi Siyoni, umusozi w'Imana, ururembo rwo mu ijuru rw'Imana nzima, atari Yerusalemu ya mu isi, Yerusalemu yo mu ijuru. Ikindi twegereye umubare w'abamarayika batabarika, aribo abana b'imfura, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Des myriades, abamarayika batabarika. Imana ishimwe, alléluia. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia. Murabizi ko Yesu niwe mfura y'ibyaremwe, amen. Abari les premiers-nés, ni kuvuga ngo les êtres spirituels, les anges de Dieu, amarayika b'Imana, amen. Nabo mwumvise ko bitwa abana b'Imana, atari mu buryo bwa redemption, atari mu buryo bwo gucungurwa, amen. Twegereye ngo n'Imana umucamanza wa bose. Ntabwo tuzayegera, twarayegereye. Mu kwizera iyo dusenga tuba turi muri ibi byose turasoma hano. Twegera Imana umucamanza wa bose. Twegereye na des esprits des justes parvenus à la perfection. Twegereye n'imyuka abakiranutsi yatunganijwe rwose. Iyo liste muri murayikurikira. Hanyuma twegereye na Yesu Kristo umuhuza w'isezerano rishya, nawe twaramwegereye. Twegera n'amaraso ya Yesu Kristo avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Ngibyo rero bigize, amen, umuryango twebwe tubarizwamo. Ibyo nibyo bigize umuryango tubarizwamo. Uriya bavuze mu Efeso 3:16. Donc la grande famille de Dieu, umuryango w'Imana mugari. You belong to that family, I belong to that family. We belong to that family. Iyo niyo family turimo. Manishimwe. Turiga iki hano? Tugeze kuri iyo ngingo. Twavuze umukristo uwo ari we. Turiga iki?
Oya, ijambo nyamukuru ni intambara y'umukristo ko iri mu rundi rwego, ariko muri ya jambo intambara y'umukristo niyo mu rundi rwego. Twavuze ari intambara, ari umukristo, ari urwego. Twabanje gufata umukristo ninde according to the Bible, selon la Bible. Tusome Bibiliya, umukristo ninde? Kuko isi hari ukuntu ivuga umukristo, Bibiliya simuvuga gute. Turacyari ku mukristo. Amen. Kuko twavuze ko umukristo yabyawe n'Imana. Mbere yitwaga umuntu w'Imana, amaze kubyagwa n'Imana yisanga mu muryango w'Imana. Niyo turavuga rero abawugize. Amen. Umukristo rero amaze kwibona mu muryango w'Imana, ahita rero amenya yuko ari n'umwana mu bwami bw'Imana. Data ni umwami, data wa twese ni umwami. Kuko hari abami benshi rero batandukanye, we ni umwami w'abami. Nta mwami atagira ubwami. Kuko data ari umwami rero, turi abana b'ubwami. Muri ubwo bwami ntabwo turi abagaragu, turi abana. Niyo mpamvu batwita ibikomangoma. Nous sommes des princes. Amen. Kuko tukiri abakobwa n'abahungu b'Imana, ubwo rero turi des princes et des princesses. Ariko igihe tuzaba turi mu mubiri w'ubwiza, mu mubiri mushya, on ne parlera plus de princes et princesses. Tuzaba twese tumeze nk'abamarayika mu ijuru. Nta mugabo nta mugore. Uri umwana mu bwami. None nimba uri umwana mu bwami, ibyo bifite izihe ngaruka? Utumenya mu bwami yuko hariho ibintu byinshi byitwa les droits et les obligations. Ufite ibyo wemerewe nk'umwana mu bwami, ufite n'inshingano mu bwami. Ibyo tubireke. Umaze kumenya ko ari ubwami, uhita umenya ko ubwami bwose, amen, mu myaka yabwo yo kubaho kwabwo ntihabura ababushotora. Mu ijambo rimwe bugira abanzi. Niyo mpamvu ubwami bugira ingabo. Ubwami rero bw'Imana rero bufite ubundi bwami bw'ubwanzi, ni ubwami bwa Satani. Satani nawe bamwita umutware w'isi, umwami w'umwijima. Mu gifaransa byita le royaume de Dieu et le royaume de Satan, ce sont deux royaumes antagonistes. Ni ubwami bubiri buhanganye, burwana. None umwana w'Imana mu bwami bw'Imana akwiye kumenya iki? Akwiye kumenya ko muri ubwo bwami, uretse ko ari n'umwami, ari n'umusirikare wo muri ubwo bwami. Imana ishimwe. Nibyo Paulo yabwiye Timoteyo. Timoteyo kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 3 n'uwa 4. Timoteyo wa kabiri 3 4. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Amen. Bwa bundi rero ntabwo turi abana b'Imana gusa mu muryango w'Imana, ntabwo turi abana b'Imana gusa mu bwami bwa data, ahubwo turi n'abasirikare muri ubwo bwami. Mwabibonye?
utayibase umusirikare arangwa n'iki? Pawulo yavuze ngo Timote ngo agire gute? Azabyina muri ubwo bwami ngo agire gute? Ababa yihanganire imibabaro. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Bwa bundi rero nubwo turi abana mu bwami, turi abana mu muryango w'Imana we data wa twese, turi n'abasirikare b'ubwo bwami. Niyo mpamvu rero abantu benshi bacanganyikirwa mu byerekeye kuba umukristo. Ntago bazi yuko umukristo ibyo byose nibyo bimugize. Afite statut spécial n'umwana mu bwami, n'umwana mu muryango wa data, wa muryango mugari twavuze, qui englobe aussi le ciel la terre. Twabonye kandi ko nubwo afite izo privilege zose z'umwana, si privilege se, nubwo afite privilege zose zo kuba umwana mu bwami, zo kuba umwana mu muryango wa data wa twese wo mu ijuru, ariko ngo ni n'umusirikare. Ibyo rero bizana iki? Urundi ruhande rero rw'ubu buzima turimo. Kuko bavuze ngo wihangane imibabaro hamwe nanjye nk'umusirikare mwiza wa Kristo. Ubuzima bw'umusirikare rero buzanye rero bufunguye urundi ruhande rw'ubuzima bw'umukristo. Ntabwo ari migisha gusa, ari uruhande rwa gisirikare. Kandi qui dit soldat dit endurance, souffrance. Bayibise nta kudibama, nta kuburaho gusa, nta miteto, ko nta musirikare ajya mu miteto ngo noneho se ko amasuka atameshe. Barabibaza ibyo ku rugamba. Muzi ko ejo tutariye inyama ku rugamba bibaho? Ese ko tumaze iminsi ibiri tutoga ku rugamba bibaho? Hano batubwire rero muri abasirikare. Ni rwa ruhande tudashaka kumenya, cyangwa nuko tutigishijwe, tutazi ubukristo ari cyo, hanyuma ugasanga biratugora. Amen. Wowe mu Kristo uri umusirikare wa Yesu. Ntabwo byoroshye kubyakira. Namu Petero atubwiye ikintu kimwe hano abantu benshi batazi. Ushobora kuba nawe ari ubwa mbere uza kubyumva. Amen. Abantu benshi batazi. Petero wa mbere ibice 4 ku murongo wa mbere ngo ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la pensée, de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Okay, nushaka gumizaho. Mwambara uwo mutima wo kubabazwa. Armez-vous de la pensée de souffrir. Umusirikare niba batamuteguye hakiri kare, ntabwo azamara n'iminsi ibiri azahita yiruka. Ashoboye gutoroka yatoroka. Akwiye gutegurwa mbere na mbere. Nicyo bita hano ngo armez-vous de la pensée de souffrir. Mukwiye kwambara ibyo bitekerezo yo ku mukristo. Ntabwo yahawe gusa kwinjoyinga imigisha yo mu bwami nk'umwana w'ubwami, ahubwo yahawe no kubabazwa ku bwa Kristo. Imana yabwe icyubahiro. Mwabibise ubwo ruhande rero benshi ntabwo baruzi, ntibigishwa,
cyangwa ntibashaka urwo ruhande ko barumenya. Armez-vous de la pensée de souffrir. Tuza kubona impamvu batubwira ibi. Pawulo abwira Timoteyo ngo ni umusirikare. None Petero avuze ngo twambare ibitekerezo kubabazwa. Nubwo waba utari mu mibabaro, ariko ukwiye kwambara ibyo bitekerezo ko ushobora no kubabara atari kubera ibyaha byawe, kubera yuko wubaha Imana. Abafilipi 1:29, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Ntabwo twahawe kumwizera gusa Kristo, twahawe no kubabazwa kubwe. Niyo mpamvu Petero atubwiye ngo Kristo yababaje umubiri we ngo natwe twambare ibyo bitekerezo. Ntabwo twahawe kumwizera gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Kubera iki? Turaza kwibona kubera iki dukwiye kwambara ibitekerezo byo kubabara kubwo kwizera kwacu. Turaza kwibona. Aho rero niho tuza kwinjira rero muri rya jambo rya kabiri, iki intambara ya jambo intambara. Mbere yuko tuza kurangiriza kureba biri kuri plan, biri kuri level, biri kuri rwego. Amen. Umuntu wese rero umwanya ajye afata iminota 5 asenga Imana, asengere n'itoro ry'Imana, kugira ngo abarigize bose itoro ry'Imana ku isi bashobore kumenya mbere na mbere icyo bari cyo, bimenye, hanyuma bamenye n'aya magambo tumaze kumva yuko ari abasirikare ba Kristo, kandi umusirikare nta kindi aba yahamagariwe, nta kindi gituma yinjira, abazi yuko byanga bikunda bizashoboka ko atazarangiza igisirikare cye atarwanye. Mabimeze sera ariko ubarangiza karira gisirikare utarwanye. Bibaye gutyo mvuga ngo Imana iba yahaye igihugu amahoro arambye, abagishotora ntibaboneke. Iyo ni exception. Mwabibizi. Dufate iminota 5. Nimba wabyumvise, uramenya icyo wisengera, n'icyo usengera itoro ry'Imana.